mu gihe mu Rwanda tumaze icyumweru turi mu nkundura y'amamesaje asaba ndetse nayohereza video za ya mpano. Muri Amerika naho video y'umuhanzikazi Kim Kardashian ari gusambana na Ray J ikomeje guteza saga ikomeye cyane. Ushobora kubise wibaza uko byagenze kugira ngo video ya Kim Kardashian ari gusambana na Ray J ijye hanze, ukibaza niba aribo bayishyiri hanze ku bushake cyangwa ukibaza niba ibyaragenze nkuko byagendekeye ya mpano ushinja Pazzo ko ari we washyize hanze video y'ubwambure bwe ndetse n'umukunzi we. So twese rero ndagira ngo mwumve iyi story ya Kim Kardashian ndetse na Ray J, mwumve ukuntu ibintu byo gusakaza amavideo y'ubwambure bw'abantu ari bibi cyane. Mu mwaka wa 2003 ubwo Kim Kardashian yizihizaga imyaka 23 yari yagiye mu biruhuko by'isabukuru ye rero mu gace ka Cabo San Lucas. Ako gace kakaba gaherereye muri Mexico. Nibwo rero Ray J ndetse na Kim Kardashian bari kumwe baje kwifata amashusho barimo barasambana cyangwa se barimo ngo barakora urukundo. Gusa ayo mashusho yabo ntabwo yagiye hanze muri umwaka wa 2003 ahubwo byafashe imyaka 4 kugira ngo ajye hanze mu mwaka wa 2007. Muri uwo mwaka amashusho amaze kujya hanze byatumye Kim Kardashian ndetse n'umuryango we, by'umwihariko Kim Kardashian ndetse na nyina witwa Kris Jenner baba ibyamamare bya hatari. Gusa kuva ayo mashusho yajya hanze ndetse bikanatuma Kim Kardashian ndetse na nyina witwa Kris Jenner bamamara bya hatari n'umuryango wabo, Ray J we yakomeje kujya ashinja Kim Kardashian na nyina we Kris Jenner ko ayo mashusho bayashyize hanze ku bushake bwabo kugira ngo babe baba ibyamamare. Ndetse no mu minsi mike cyane ishize Ray J aherutse kujyana abangaba Kris Jenner ndetse na Kim Kardashian mu mategeko abashinja ko aribo bashyize hanze video ku bushake bwabo ndetse babeshye rubanda bakarubwira ko ngo ariwe washyize hanze video ku bushake ngo arimo asambana na Kim Kardashian. Nyuma y'icyo kirego rero cya Ray J arega Kim Kardashian na nyina, Kim Kardashian na nyina ariwe Kris Jenner nabo bongeye kugaruka bahakana byeruye ibikubiye muri ibyo birego. Ray J aherutse kubashinja avuga ko ngo baba barashyize hanze video ku bushake bwabo kugira ngo barebe ko bakwamamara. Bibutse video yafashwe mu mwaka wa 2003 abangaba nyuma yuko bari bishimanye bari mu rukundo isohoka mu mwaka wa 2007 byanatumye batandukana. Ubu mu mwaka wa 2025 iracyateje ibibazo. Bro, nyamara mushatse video muteganya gufata mwamuyiretse bitari ibyo muri 2040 abana banyu bazaba barimo bareba uduhinde mwakinnye muri 2025. Nyuma y'uko video ya mpano igiye hanze hari amakuru atari meza kuri uyu muhungu wanyu ya mpano wa boy. Gusa mbere yo kubabwira ibya makuru mabiri reka mbanze kwibutse ko niba usanzwe uri umufana w'indirimbo za ya mpano wa boy, afite indirimbo nshyashya yiswe Samalaya yakoranye na Zero Drop iri hanze maze iminsi 9 iri hanze. Indirimbo nziza ushobora kuba wakumva. Akagira kandi EP yise Inkanda Vibe igizwe n'indirimbo enye, iyitwa Rasta, iyitwa Umutima we, iyitwa Lahabu n'iyitwa Imurenge, ndetse ikagira na intro yayo. Indirimbo ya mbere kuri EP yitwa Rasta imaze umunsi umwe igiye hanze, wajya kuri YouTube ukaba wayumva cyangwa se izindi audio platforms. Iyitwa Imurenge izajya hanze ku munsi w'ejo ku isaha ya 4 za mu gitondo, mu gihe iyitwa Lahabu izajya hanze ku isaha ya 4 ku munsi wo kwa kabiri, mu gihe iyitwa Umutima we izajya hanze ku isaha ya 4 za mu gitondo ku munsi wo kwa kane. Amakuru mabiri rero kuri ya mpano wa boy nuko nyuma y'uko video yiwe igiye hanze yongeye kuba arimo Chris Brown, Rihanna, Cardi B, Kim Kardashian n'ibindi byamamare bitandukanye byagiye byamburwa contract kubera video z'ubwambure cyangwa se bari mu bikorwa byishimisha mubiri byagiye hanze. Nyuma y'uko rero ira video ya mpano igiye hanze yahise yamburwa kontara yari afite yo kuzajya kuririmba mu gikorwa cyari kuzabera mu Bufaransa muri uku kwezi turimo kwa 11, ndetse kugeza kuri ubu ngubu kontara yari afite yamaze guhabwa undi muhanzi. Sasa rero usho kwita wibaza uti umuntu washyize hanze ira video mu gihe yaba hamwe n'icyaha yahanishwa iki? Ubundi mu Rwanda itegeko nimero 60 akarongo kabera 2018 iryo kuwa 22 Kanama mu mwaka wa 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ingingo ya 38 rero y'iri tegeko ivuga ko ngo umuntu wese utangaza, wohereza se cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo aribwo bwose bw'urukoza soni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, uwo muntu abakoze icyaha. Iyo uwo muntu rero ibyo byaha yakoze abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitanarenze imyaka 2, ndetse akanatanga n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni. Bararaga kuburira ubumwe. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza, nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo, reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego, urabizi nawe so bizi si by'abahungu. Yego, araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu nigeze ambwira, ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana. Yego, bigeraho noneho mbona ariko na Pazzo mubana. Yego, bivuze ngo babanaga mubana mu cyumba kimwe na Pazzo afite icyumba cye. Yego, inzu yo yari nini cyane, yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe, nanjye mfite space. Ubwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe
ariko ntangira kuvuga ati noneho Puzzle niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu. Noneho ndamwicaza ndamubwira ati Puzzle ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo ubuti unduta, nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, abo ugendana nabo ubahindure kugira ngo tutagetinga ibiraka binini. Nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye. wirirwana na sorti na Didimani Reka byumva nibo bajyanama turabiganiraho. Noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntabwo ngiye nasubira i Nyamirambo kuba kwa Petit Frere, birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye. ndamubwira ati okay naribi, ndamubwira ati ese nagufasha iki nyuma arambwira ati rero washaka amafaranga uma atari ku mafaranga uma nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke. Nanjye niterera hejuru n'ubwo ati nzaguha 300 ntaribi. Atoya 300 nta kintu yamarira, usama 500. Naje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora, nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze. 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose. Ndavuga ati byibura nzaguha desa mawe 300, nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka. Yego. Arambwira ati ntaribi, tuza kujyana ku Gisenyi, tujyanye ku Gisenyi. Ariko nza umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujyuma amafaranga, wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa, ugomba kunyongeza amafaranga. Producer wawe? Yego. Ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Puzzle ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba? Oya ibyo yari introduction, noneho nahereye hasi byimbitse. Yego. Ibyo nabyo ndabigeraho nanone. Noneho producer amaze kujya ambwira gutyo, ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Puzzle. Noneho Puzzle za kumwicaza ndamubwira ati ariko se Puzzle tekereza, ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka, mu kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane nta biraka twagize. Wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza. Mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona. Yego. Noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha. Navuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha ko ntaho muhisha, ko umutuma kuri banki ukubuzi balance isigaye. Umva buryo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi. Arangije arambwira ngo hoyanga ubugomba kubishyura. Ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa, uko tubayeho bizagabanuka. Nibwo rero igitekerezo cyazanye ndamubwira ati okay niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora. Tugiye kukuza akazi kacu, ujye kwiyishyurira inzu nanjye nisigarane. Noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi, ubwo kazavamo amafaranga gutunga, kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu, ndanakongerera amafaranga naguhaga. Niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho. Puzzle turabyemeranywaho. Umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa. Nibwo namubwiye ati rero Puzzle ngiye kuguha 300, noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze, kubera yuko iyo kuri hano urambika ntabwo nsura ngo bikunda. Birumvikana turakumva rega turabantu bakuru, birumvikana kuri we bangara byandasandinga. Arangije
arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nubwo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana. Ndangije tambaza Pazo ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari idene. Turi kubyibuka neza ko amafaranga atari idene ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe. Nzati yego none se waretse kutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda kubinde kwa twabaze ko bikunda waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara nahise ninjira mu nzu fata telefone ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo duzinduka mu gitondo haba umuganda. Abyuka mbona aracyahare ndamwihorera ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazuhereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka umutwanye nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego Ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisubye muri telefone yanjye mu mezi nka3 yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe